Yesu ashimwe cyane bene data, ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo n'umukiza. Ndabifuriza ibihe byiza mwebwe mwese abakomeje kudukurikira umunsi ku wundi. Uyu ni umunsi wa 9 w'ibihe byacu byo gusenga no kuba imbere y'Imana. Turashimira Imana yabanye natwe kuva ku munsi wa mbere kugera ubu ngubu, kandi turashimira Imana ko yumvise gusenga kwacu, yumvise ibyifuzo byacu, kandi iri kuduhumuriza, iri kudukomeza, ndetse iri kutumenyesha n'ibiri imbere. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Akomeje kubana natwe mwese, Imana ibahe umugisha. Akomeje gukurikira, Imana ibahe umugisha. Ibyifuzo dushyira imbere y'Uwiteka yarabyumvise kandi azabisubiza. Imana ishimwe ko igiye gutanga urubyaro. Imana ishimwe ku mirimo n'ibitangaza igiye kudukorera. Ndagira ngo rero muri uyu mwanya tubanze dusenga Imana. Nitumara gusenga Imana, turahimbaza Imana n'indirimbo ya 40 mu ndirimbo z'agakiza. Hanyuma tugana ijambo ry'Imana kuri uyu munsi rigendanye no kuza kwa Yesu nk'umucunguzi. Ni ukuvuga kuza kwe kwa mbere yigira umuntu. Hanyuma dusengere ibyifuzo, dusoze gahunda yacu y'uyu munsi. Izina ry'Uwiteka rishimwe, ka tuba imbere y'Imana. Imana yacu, habwa icyubahiro kubw'urukundo rwawe n'ubuntu, kubw'umugisha uduhaye wo kongera kuboneka imbere yawe, umunsi mushya uduhaye. Turakwinginze kugira ngo udufashe. Turagushimira ko ukomeje kubana natwe, wumva gusenga, kandi ko ibyifuzo dushyira imbere y'amaso yawe ubyumva. Turagushimira ko ugiye gutanga abana. Turagushimira ubutabazi. Turagushimira abantu utambukije igisebo, igisuzuguriro cya cyamunara. Izina ryawe nirishimwe. Amasezerano yawe tuyarimo, tuyahagazemo, dufite ibyiringiro bitadukoza isoni by'uko uzaturengera. Ishimwe n'icyubahiro n'ibibi byawe. Bana natwe mu mwanya tugiye kuganira ijambo ryawe, udufashe ntabe ari twe Mana, ahubwo izina ryawe ari ry'icyubahiro. Yaba ari jye, yaba ari abumva, twese tugirirwe neza nawe mu izina rya Yesu. Amen. Indirimbo ya 40 rero mu ndirimbo z'agakiza iravuga ngo iyo ndebesheje kwizera ibiri mu ijuru, mbona ubutunzi bwinshi cyane bufitwe na data uhoraho. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Iyo ndebesheje ukwizera, nezererwa umukiza wanjye, mbona ubutunzi bwinshi cyane bufitwe na data uhoraho. Haleluya, ndanezerewe kuko anyobora iminsi yose. Iyo mfite intege nke cyane, ambumbatiza amaboko ye. Noneho ntabwo nkiri indushyi, kuko nujujwe umunezero. Urukundo rwe n'imbabazi bituma nyumva iyo musabye. Haleluya, kuko ambeshaho none ubu nguwe neza rwose. Niba nawe ushaka amahoro, umwugururira umutima. Ubwo ntari nkiri mu byaha, nari nuzuye umubabaro. None ubu nta gushidikanya, ntateka nzacirwaho ukundi. Haleluya, n'imbaraga zo gutsinda ibigerageza. Ndanezerewe mu mutima, ndindwana Imana iminsi yose. Umubabaro no gusekwa byose niko byabaye ubusa, kuko njya mpozwa n'umukiza, kandi mbumbatirwa na data. Haleluya, umukiza wanjye ni wowe untunga kubw'ubuntu. Aho naba umunyantege nke, nizeye kuzampa imbaraga. Haleluya,
mukiza wanjye, ni wowe untunga kubw'ubuntu, naho naba umunyantege nke, nizeye kuzampa imbaraga. Haleluya! Imana ishimwe. Umuririmbyi yararembye arafashwa, aravuga ngo urukundo rwe n'imbabazi bituma anyumva iyo musabye. Ntabwo rero ari kubw'ibihe by'amasengesho birebire, ntabwo ari kubwo kwiriza ubusa, ahubwo ni kubw'urukundo n'imbabazi, ni kubw'umutima w'imbabazi Imana igira, niwo uzatuma umuseke udutambikira. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Kandi twabonye ko umuseke nudutambikira, abantu bazava mu mwijima w'ibyaha, bave mu gicucu cy'urupfu, cy'imibabaro no kumererwa nabi kubera uburwayi n'ibindi bibazo bikomeye, bave mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, by'imibabaro iterwa n'ubukene n'amakuba n'ingorane za hato na hato. Imana yacu ishimwe ko ari umurengezi n'umutabazi n'umukiza, iri kumwe natwe. Rero ibi byo birareba umuntu wese uri bwumve cyangwa se uri bwitegereze iyi video, asengere umwaka turimo twinjira. Umuntu wese asengere umwaka turimo twinjira, umuntu wese kandi akiranuke ku gato no ku kanini. Imana yacu itugire neza cyane. Ubwo ni ubutumwa twahawe n'Imana kugeza ku bantu b'Imana. Ndabusubiramo, umuntu wese asengere umwaka tugiye kwinjiramo, umuntu wese yinginga Imana yezwe ku gato no ku kanini. Imana ibaha umugisha. Irimo iratwumva, irimo irasubiza ibyifuzo turimo dusengera, kandi umwaka utaha nk'iki gihe tuzaba dufite amashimwe abiri cyangwa hejuru yayo y'abantu Imana izaba yaragiriye neza, yarahaye urubyaro. Izina ry'Uwiteka nirishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Dusange rero amagambo y'Imana tugiye gusanga hano mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 7. Turasoma duhereye ku murongo wa 10 tugeze ku murongo wa 14. Handitse ijambo rivuga ngo, Uwiteka yongera kubwira Ahazi ati, saba Uwiteka Imana yawe ikimenyetso. Usaba iki kuzimu cyangwa icyo hejuru mu kirere? Ariko Ahazi aravuga ati, ntacyo nsaba, singiye kugerageza Uwiteka. Yesaya aravuga ati, nimwumve yemwe mwa muryango wa Dawidi mwe, murushya abantu mukabona biboroheye, none murashaka no kurushya Imana yanjye nayo? Nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari uzabihera ikimenyetso. Dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, amwite izina Imanueli. Imana ishimwe kubw'ijambo ryayo. Dusomye amagambo y'Imana. Umuhanuzi Yesaya yagiranye ikiganiro n'umwami Ahazi. Bibutse ko umuhanuzi Yesaya yahanuye mu gihe cy'abami Ahazi, mu gihe cy'abami Yotamu, mu gihe cy'abami Hezekiya, mu gihe cy'umwami Uziya. Izo ngoma zose uko ari enye uyu mukozi w'Imana yaraziriye kandi abahanurira, ariko nanone ari mu gihe gikomeye, ari mu gihe cy'ihungabana ry'ubukungu, mu gihe cy'ihungabana rya politike, mu gihe cy'ihungabana ry'iyobokamana, abatambyi barataye umurongo. Abahanuzi b'Uwiteka barahaguruka, barimo Yesaya, barimo Mika, barimo Hoseya, barimo Amosi, bahagurutswa no kubwira abantu ijambo ry'Uwiteka, bahagurutswa no kubwira abantu kurwanya akarengane, kwanga akarengane, kwanga. Bigisha guca imanza zitabera, bigisha abami guca imanza zitabera, barabwiriza, bigisha ijambo ry'Uwiteka kugira ngo Yerusalemu igire amahoro. Ku gihe cya Hezekiya byari byiza, ariko ku gihe cy'umuhungu we biba bibi, biza kubaviramo kujyanwaho iminyago. Ariko nanone aba bakozi b'Imana, abahanuzi, kubera ibi bihe byo gusenga, hari icyo Imana yavuganye nabo. Ndababwiza ukuri ko ibihe byo gusenga bijya bituma Imana ivugana natwe kandi ikaduha amakuru. Nk'uko yabanye nabo, niko natwe irimo kubana natwe muri iyi minsi yo kuba imbere yayo. Kandi ibi ngibi ndi kubibabwira kugira ngo turusheho no kwitegura umunsi mukuru wa Noheli. Nk'uko nabibabwiye, umunsi mukuru wa Noheli ntabwo ari aniveriseri ya Yesu. Ntabwo Yesu yavutse ku itariki 25 z'ukwa 12. Oya, ahubwo ni umunsi itorero ryahisemo kujya ryibuka ko
yaje mu isi yambaye umubiri. Imana yacu itugirire neza, abyarwa n'umugore, abyarwa n'umwari. Imana yacu itugirire neza cyane, abyarwa n'umwari. Imana idufashe. Yavuye mu rubyaro rw'umugore, izina ry'Uwiteka nirishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Tuzongera tubirebe umunsi w'ejo, iby'iryo sezerano ryo mu itangiriro rivuga ngo mu rubyaro rw'umugore. Uyu munsi twongere turebe muri Yesaya, turebe amagambo y'ubuhanuzi Yesaya yahanuriye uyu mwami witwa Ahazi. Uyu mwami witwa Ahazi yari amerewe nabi cyane n'umwami wa Ashuri mu majyaruguru ya Isiraheli, ahantu bita Damasiko. Imana yacu tugirire neza cyane, cyangwa se iyo ngiyo mu majyaruguru ya Isiraheli, mu murwa mukuru wa Siriya, hari umwami wari umereye nabi Abisiraheli, abamereye nabi ku rwego ruri hejuru. Ariko nanone Isiraheli ikagira ingorane ebyiri. Yagize ingorane z'uko ubwami bwa Isiraheli bwacitsemo ibice bibiri. Igice cy'amajyaruguru cyari gifite umurwa mukuru witwa Samariya, ntibakomeza kubaha Uwiteka, barayoba, batangira gukurikira izindi mana. Ubu Yesaya yabahanuriraga bikimeze neza, yatangiye kubahanurira bikiri amahoro, ariko byarangiye umwami w'i Siriya aje anyaga abantu bo muri Samariya, ni ukuvuga abantu bo mu gice cy'amajyaruguru ya Isiraheli, abantu bo muri Efurayimu, abantu bo mu gice cya ba Nafutali. Hari ahantu hakunda kwitwa Galilaya y'abapagani, nkuko nahoze mbibabwira ejo bundi. Nuko arabatwara, amaze kubatwara noneho bagenda ajya i Siriya no mu bindi bihugu yategekaga, akurayo abantu, arabazana, arabavangavanga koko. Ni nacyo cyatumaga Abayuda mu gihe cya Yesu babanena, nuko abo bami babakoreye ibintu bibi cyane. Barafashe bafata abantu babakura mu gihugu cyabo, muri gakondo yabo, barabatwara bajya kubatuza ahandi hantu. Barangije bafata abantu b'ahandi hantu, baraza barabavanga, abantu barivanga ku buryo Abisirayeli bavuze bati reka abangaba ntibakiri Abisirayeli. Abayuda batangira kubanena, kuko umuryango w'Abayuda n'uw'Abenyamini wasigaranye n'abatambyi i Yerusalemu ukora igice cy'umuryango witwa Yuda, ariho Ezekiya yayoboraga. Ubwo rero uyu mwami rero mu gihe yari akirimo kugerageza, nibwo yashatse no gutera Yuda, cyangwa se gutera icyo gice cyasigaye. Ariko uyu muhanuzi witwa Yesaya akomeza abantu. Imana yacu tugire neza cyane. Mu bice 7 rero ku murongo wa 7 hari ijambo rikomeye rivuga ngo ariko Uwiteka Imana iravuze ngo imigambi yabo ntizahama kandi ntizasohora. Ryari ijambo ryo guhumuriza uyu mwami witwa Ahazi, kubera ko ngo abantu kuri iyi ngoma ye no ku ngoma ya Yotamu, ari we mwene Uziya, witwa umwami w'Abayuda, Resini umwami w'Isiriya na Peka mwene Remariya umwami w'Abisirayeli, ngo baratabaranye batera i Yerusalemu kuharwanya, ariko ntibahashobora. Icyo gihe baratsinzwe. Ngo abantu babwira umuryango wa Dawidi bati Abisirayeli buzuye n'Abefurayimu, maze umutima wa Ahazi n'imitima y'abantu be birahungabana, ngo nk'uko ibiti byo mu kibira bihungabanywa n'umuyaga. Buriya iyo abagome bahuje inama ukabimenya ugahungabana, ntabwo ari we wa mbere, hari n'abandi bahungabanye bitwa Ahazi n'abantu be nabo barahungabanye, ngo bahungabana ngo nk'ibiti byo mu kibira. Urabona ko akunda umuyaga uhuha mu gashyamba, ibiti bigahungabana bikenda kwitura hasi, nawe ngo yarahungabanye. Nuko ariko Uwiteka irakabwira Yesaya ati sohoka nonaha ujyane n'umwana wawe Sheyari-Yashubu, usanganire Ahazi, murahuriraho umugende w'amazi y'ikidendezi cyo haruguru ugarukira kiri ku nzira yo ku gisambu cy'umumeshi, maze umubwire uti wirinde uhumure witinya, kandi we gukurwa umutima n'uburakari bw'inkazi bwa Resini n'Abasiriya n'ubwa mwene Remariya, bameze nk'imishimi ibiri y'umurizo icumba, kuko Abasiriya n'Abefurayimu na mwene Remariya bagufitiye imigambi mibi. Bavuze ngo nimuze tuhaguruke dutere Ubuyuda, tubakure umutima, tuhace icyuho, twiyimikire umwami Taberi abo umwami waho. Ahangaha rero Abisirayeli, cya gice cy'amajyaruguru cyari cyariyunze n'Abasiriya, barabaye nk'abagaragu babo cyangwa nka koloni yabo, ariko batarabatwara, bagisa nk'abagifitanye ubucuti. Noneho batangira gushaka gutera Ubuyuda ngo batsinde. Uyu mwami w'Isiriya we yishakiraga amaboko, ngo namara gutsinda Ubuyuda abone kuhatwara hose. Aba Bisirayeli bo nta makuru bari bafite. Nuko ariko umuhanuzi Yesaya abarahari, mbabwire, Imana ishimwe ko mu bwoko bwayo haba abahanuzi. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ndashimira Imana ko mu bwoko bwayo haba abahanuzi. Ndashimira Imana ko mu bwoko bwayo haba abahanuzi. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ngo uyu muhanuzi Yesaya ahagarara mu cyuho,
ahagarara mu mwanya w'amasengesho, Imana ivugana nawe, iramubwira ati tumanuka ku nzira y'umumeshi, simbuka turasangayo umwami Ahazi, turangiza ubwo uti witinya kandi we gukurwa umutima n'uburakari bw'inkazi bwahise, ngo bafite imigambi mibi. Umva, Imana yari yatanze Ahazi kubimenya, aravuga ati bafite imigambi mibi, ngo ariko ntubatinye, ngo kubera yuko ngo ubu ngubu ngo bameze nk'imishumi ibiri y'imurizo icumba. Ni nk'uko bavuga ngo bameze nk'abantu batwaye amatara y'udutadowa. Imana yacu tugirire neza. Abantu baduteye ubwoba, Uwiteka Imana isumba byose uri mu ijuru, uko ababona ntabwo ariko twe tuba tubabona. Twe tuba tubona bikaze, bikomeye, tumerewe nabi, ariko Uwiteka we ngo ababona bameze nk'udutadowa tubiri. Ibaze nawe uramutse ufashe udutadowa tubiri ugashyira mu muyaga, ngo niko Imana iba ibona ubushobozi bwabo, bumeze mumubwire uti humure witinya kandi we gukurwa umutima n'uburakari bw'inkazi bwa Resini n'Abasiriya n'ubwa mwene Remaliya, ngo bameze nk'imishumi ibiri y'imurizo icumba. Ni uko nguko bameze nyine, bameze nk'udutadowa tubiri. Udutadowa ntabwo nzi ko mwese abanyumvise mutuzi, ariko n'utuntu twakorwaga mu bukombe bwa sardine cyangwa se bwa sesitomate cyangwa se mu bw'imikebe nyine, noneho bafite tekinoloji nyine lokale bakoreshaga, cyangwa se ikoranabuhanga nyine riciriritse bakoreshaga, bagashyiramo akaringiti harimo n'agapeteroli bagacana. Ako kantu rero kitwaga agatadowa. Ntabwo rero bashobora kukanyurana mu muyaga. Umva uko imbaraga z'aba bantu Imana yazigereranyaga, kandi abandi bo bari bahukutse umutima, bahinze imishyitsi, nka kwa kundi nyine nawe nanjye tujya duhinda umushyitsi iyo duhuye n'ibintu bikomeye. Ariko Imana ishimwe ko ibintu bidukomereye, Imana yo ibireba ikabona ni nk'imurizo icumbi, ikabona imbaraga zazo ni nk'iz'udutara tw'udutadowa. Imana ishimwe. Nuko aramubwira ngo ariko Uwiteka Imana iravuze ngo imigambi yabo ntizahama kandi ntizasohora. Imana yacu tugire neza cyane. Imana idufashe, hari imigambi itazigera isohora, itazahama. Reka nkubwire, ndaguhumurije, menya ngo hari imigambi itazahama, itazigera isohora, kubera yuko Uwiteka Imana ari kwitegereza ba nyiri imigambi n'inama zabo, ngo akabona bameze nk'udutara tubiri tw'udutadowa, ngo nk'imishumi ibiri y'imuri nazo zicumbeka. Mana, ndagushimiye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Haleluya! Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Nuko niko kubwira rero uyu mugabo witwa Ahazi, aravuga ati sabe ikimenyetso, nushaka usabe ikikuzimu cyangwa se usabe hehe icyo mu ijuru. Iyo aramuka avuze ati ndasenze, noneho niba ariko bimeze, umuriro uve mu ijuru utwika Abasiriya. Umuriro wavuye mu ijuru ukabatwika, kuko yari yemerewe gusaba ikimenyetso. Iyo avuga ati amazuku naturuke mu butaka, azamuka abatwikane n'ingabo zabo, biba byarabaye. Ariko ntabwo yigeze yizera, yaravuze ati ndakaraka, singiye kugerageza Uwiteka. Yigira mwiza, kandi Imana yari imuhaye ububasha bwo gusaba ikimenyetso cyose yifuza. Arabyanga. Kutizera ni bibi, ni nk'uburwayi. Imana itugirire neza. Buriya nawe wakwiye kuba usaba Uwiteka ikimenyetso, niba koko uyu murimo turimo gukora Uwiteka Imana nyir'ijuru ari kumwe natwe, dushyigikiye, ukatwiyunga, aho kugira ngo utekereze ibindi. Yesaya aravuga ati nimwumve yemwe mwa muryango mwe. Ikintu cya kabiri kiri hano muri iri somo, yavuze ati murushya abantu mukabona nta kibazo, mukabona biraboroheye. Ati none mutangiye kurengera, mutangiye no kurushya Imana yanyu. Reka mbabwire bene data, warushya umuntu, warushya umuyobozi wawe, warushya umuntu rwose, waruhanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ukarushya abantu, ukarushya abayobozi b'igihugu, ukaruhanya pe, ukarushya umugore wawe, ukarushya abana bawe, waruhanya uko ushoboye. Ariko ntabwo bizigera biborohera cyangwa bibahire nimuruhanya n'umwuka w'Imana. Imana yacu tugirire neza cyane. Nuko rero ngo niko kuvuga ati rero Uwiteka ubwe, Yesaya yinjira mu mwuka, Uwiteka ubwe azabihera ikimenyetso. Ikimenyetso kimeze gute? Umwari azasama inda. Haleluya! Umwari azasama inda, azabyara umwana, amwite Emmanuel. Ni ijambo ry'igiheburayo rivuga hamwe, noneho manu ni icyuzuzo gishaka kuvuga twebwe, cyangwa se umuntu yakwita suffix mu gifaransa, cyangwa se suffix wenda mu cyongereza umuntu aramutse abigerekereje gutyo. Imanu ni hamwe natwe.
Imanu hamwe natwe, noneho el bikaba uwiteka. Immanuel ni Immanuel, ijambo rimwe mu magambo abiri y'Igiheburayo bishatse kuvuga Imana iri kumwe natwe, cyangwa se Imana muri twe, cyangwa se hamwe natwe, nk'uko ya ndirimbo bajya baririmba ngo hamwe natwe, hamwe natwe. Imana yacu tugire neza cyane, haleluya. Imana iri kumwe natwe. Ubu bwari ubuhanuzi bukomeye buhishura ko Yesu azavuka ku mwari, azavuka ku mukobwa utarigeze ubonana n'umugabo, ari nacyo kimugira nyine igitangaza, nk'uko twabibonye ejo bundi muri Yesaya ibice 9, umwami ukomeye, Imana iri kumwe natwe, izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Ejo twabonye ko atambagira cyangwa se arambagira, cyangwa se akimbagira, agenda areba. Ubu n'ubu nyine ari kureba imirimo turimo dukorera Uwiteka, amasengesho dusenga, ibyifuzo dusengera, kandi ndashimira Imana nyir'ijuru n'isi ko irimo kumva amasengesho yacu. Nawe yarakumvise kandi nanjye ikomeje kunyumva, n'ejo izakumva. Ni Imana yumva amasengesho, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Nkaba nagira ngo rero dusenge, nkaba nagira ngo dusoze iri jambo dusenga. Hari imigambi ubona iguteye ubwoba, ukavuga uti birarangiye, ndabitewe n'ahantu ukora, bitewe hari imigambi urimo kubona kandi ukabona abayirimo bafite imbaraga, ariko ijambo ry'Uwiteka rivuganye nawe ngo bameze nk'imuri zicumba, bameze nk'udutadowa, ngo imigambi yabo, Imana iravuze ngo imigambi yabo ntizahama. Uwiteka avuze ngo imigambi yabo ntabwo izahama. Icya kabiri, wemerewe gusaba ikimenyetso. Niba koko Uwiteka ari kumwe natwe, niba koko ijambo ry'Imana riri muri twe, niba koko Uwiteka ari kuvugana nawe ko ukwiye gusengera umwaka utaha, kandi ko ukwiye kwiyeza ku gatono kanini, ukwiye gusaba Imana ikimenyetso aho gutekereza ibindi bintu byinshi. Usaba Imana ikimenyetso, kandi ndajya nkubwire ngo nubwo utasaba ikimenyetso, Imana ubwayo yitangiye ikimenyetso. Mu gihe cya Yesaya yamubwiye iki kimenyetso kiza gusohora ejo bundi mu myaka irenga 2000 ishize. Umwari asama inda, abyara umwana ari we Yesu Kristo. Yesu rero n'uyu munsi aracyavugana natwe. Icyo ashaka ni uko tutaruhanya nawe. Ubu Uwiteka ari kuvugana nawe kugira ngo utaruhanya nawe. Izere Uwiteka, imigambi y'abagukira ntabwo izahama nukomeza gukiranuka. Niba ugeze ku gatono kanini ugasengera umwaka utaha nk'uko ijambo ry'Uwiteka ryabitubwiye, ryabitumenyesheje, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Nyemerere rero dusenge. Uyu munsi turasengera ibyifuzo, kubera yuko buri munsi tuba dufite ibyifuzo dusengera. Turasengera igihugu cyacu kugira ngo Imana ikirinde ubukene. Hari ubukene, nubwo wenda imibereho yawe ushobora gusanga imeze wenda uko ushaka, ntabwo mbizi, ariko najya nkubwire ko hariho ubukene hanze aha ngaha. Hari abantu bakennye, hari abantu gushyira abana mu ishuri byabaye ingorabahizi, hari abana bataye amashuri. Njyewe ndabyitegereza nkabona bifitanye isano n'ubukene, ariko Imana nyir'ijuru n'isi ifite ububasha bwo gutanga umugisha, ubukene bukigirayo. Gutanga imvura ikwiye mu gihe gikwiriye bishobora gutuma ubukene bwigirayo, kuko benshi barahinga, imvura ikagwa nabi ikabitwara, abandi izuba rikava rikabyangiza, ubushobozi bwo kuhira ntiburagera kuri bose, ariko Imana ifite inzira zisaga ibihumbi zo gukiza abantu ubukene. Imana ishobora kubaremera imikorere, ishobora kubaremera uburyo bwo gukora ibindi bintu bidashingiye gusa ku buhinzi. Imana yacu tugirire neza. Nawe Imana yakuremera imikorere, izina ry'Uwiteka rihimbazwe, ubukene bugashira. Turasengera ingo, mu itorero turasengera ingo, kugira ngo ingo, abakristo bubake ubukristo mu ngo zabo. Igihe kimwe Imana yigeze itubwira ngo abantu basengere mu ngo, abantu ntibabyakira. Amasengesho yo mu ngo na n'uyu munsi aracyagoranye, ariko Imana iri gushaka ubukristo mu ngo, iri gushaka agakiza mu ngo. Bene data, abagabo, bene data, Imana irashaka agakiza mu ngo. Ndi kwibaza ukuntu uzayobora iteraniro ryo mu rugo iwawe kandi unyaruka ugakubita umugore wawe abana bareba, cyangwa se umushihagura. Umubano hagati yawe na madamu ari ikibazo. Ndi kwibaza ukuntu wabasha kuzana urusengero mu rugo iwawe, nkumva ntabwo ndi kubishyikira, ariko wakwihana ntiwagibwaho n'urubanza. Imana yacu tugire neza cyane. Bari abana bazakura bagira ngo niko zubakwa, kandi ntabwo ari byo, ntabwo ari byo rwose. Dukwiye gusengera ingo, amahoro akaboneka mu ngo. Biragatsindwa n'Uwiteka ko wakwishima uri hanze, warangiza wagera iwawe ugakambya agahanga ukavuga nabi, bikamera nabi. Imana yacu tugire neza cyane. Turasengera abarwayi barwaye indwara zidakira,
muri iyi minsi none turimo turatekereza no kuri sida. Sida nayo ni indwara mbi idakira. Hari indwara nyinshi zidakira, turavuga dusenga Imana kugira ngo Imana igire icyo ikora ku ndwara zidakira. Ibindi byifuzo bihari ni amadeni, abantu bananiwe kwishyura pe, ibyamunara bimeze nabi. Gusa ndashimira Imana nyir'ijuru ko yasezeranije abantu bayo bayibaye hafi, bafite ubwoba bw'icyamunara. Imana nyir'ijuru n'isi ikaba yatanze ihumure, izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro. Ndashimira Imana yatanze ihumure ku kintu bita icyamunara, indwara nka kanseri na diyabete. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe, nirihabwa icyubahiro. Mana rwose turagushimiye kuko wabanye natwe, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Turagushimira kwera kwawe no gukiranuka, turagushimira imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Wagize neza kwemera kuvugana natwe, wagize neza kutumenyesha ko watwumvise. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Turagushimiye. N'ubu rero turacyakwinginga kugira ngo ugirire abantu bawe neza, bafite ihungabana kubera ibyo babona, abakomeye, ababahagurukiye, abateye ubwoba, abafite imbaraga zikomeye. Nyagasani Mana, turakwinginze nk'uko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose, kugira ngo utubere umurengezi n'umutabazi n'igisubizo cy'amasengesho, utabara abantu bawe. Amasezerano usezeranije ni uko imigambi y'ababi itazahama, ni uko imigambi yabo nubwo bafite imbaraga, wowe ubareba ukabona bameze nk'imuri zicumba. Mu gihe twe tubitegereza tukabona bakaze, wowe urabareba ukabona imbaraga zabo ni nk'iz'udutadowa. Mana, ndagushimiye ko imigambi yabo itazahama. Kandi Uwiteka, turakwinginga kubw'ubuntu bwawe kugira ngo ukomeze ukore ibitangaza muri twe. Wowe ubwawe watanze ikimenyetso, umwari yarasamye abyara umwana, kandi uwo mwana aza ari igisubizo, aduhesheje agakiza. Izina ryawe Uwiteka nirihabwa icyubahiro. Twarakijijwe kubw'uwo mwana wavutse afite ishusho y'umuntu, yambaye umubiri w'umuntu, agakiranuka kugeza ku rupfu rwo ku musaraba, kugira ngo abantu nibizera bahabwe ubugingo buhoraho. Natwe nitwizera turakira amakuba yose. Yesaya yahanuye mu gihe cye, ahumuriza abo mu gihe cye ko amahoro azabaho, ahumuriza abo mu gihe cye ko bazava mu mwijima, ko bazagenda mu mucyo. Ni twebwe yahanuriraga, ni twebwe ibyo yahanuye byasoreyeho. Ni twe dukwiye kugendera mu mucyo w'ingo zacu. Ingo zacu zikabamo umucyo, agakiza kakaba mu ngo zacu, abantu bakaba bakijijwe mu rugo, umugore n'umugabo bakaba bakijijwe, abana bakabareberaho iby'agakiza, itorero rigatangira mu muryango. Mana, ndakwinginze kugira ngo wite ku ngo. Biragatsindwa n'Uwiteka ko abantu bavugana neza ahagaragara cyangwa hanze cyangwa se mu rusengero, bataha bakarebana igitsure. Biragatsindwa n'Uwiteka. Ndakwinginze kugira ngo tubere umutabazi n'umurengezi w'igihome kirekire kidukingira. Turakwinginga ngo igihugu cyacu kugira ngo ukize abantu benshi ubukene igipimo cyabwo kiri kugenda cyiyongera, abantu benshi bari kwinjira mu bukene, ariko waremera abantu imirimo mishyashya kubw'ubuntu bwawe. Abantu ntibahanga amaso ubuhinzi gusa, abantu ntibahanga amaso uturimo duciriritse, ahubwo bagakanguka bakagira n'ubundi buryo bw'imikorere. Abinjiye mu bikorwa bagahabwa umugisha n'Uwiteka, ibikorwa byabo bikaguka bikarenga imbibi z'u Rwanda, bikagera mu mahanga, bagacuruza, kunga ikagura, mutanga umutekano, tukagenderana, Burundi ikaduhahira mu izina rya Yesu Kristo. Imishyikirano twumva n'ibindi biganiro bigatanga umusaruro. Mana, turakwinginze, hari uburyo bwinshi watabaramo abantu bawe, utwumvise ugasohoza ibyo dusaba. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Uwiteka Imana Nyiringabo, ukingura ntihagire ukinga, wakingura amajyepfo ugakingura amajyaruguru, byose bikakwemerera, kubera ko Imana itanga ihumure, ugakuraho inzitizi yose ituma ubutwererane butemera. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Uwiteka, turakwinginga kandi kubw'abarwayi barwaye indwara zidakira, barwaye indwara ziri koronike, ngizo za diyabete, ngizo za sida, ngizo za hepatite, ngizo indwara zatwibanire. Ariko Mwami, girira abantu bawe neza, ubatabare. Wowe ufite ububasha bwo gukiza indwara, aho byananiranye urabishoboye. Dusengeye n'abarozwe. Hari abantu bakiri abagome, bakiroga abantu, bakigaburira abantu bakabaroga, abantu bakarwara. Ndasenze ugire neza abantu barozwe, ubwo burozi ububakure. Mana, ufite imbaraga zo kubasohoramo ubwo burozi, ubaha ubwenge bwo kumenya uko ubwo burozi bwabasohoka. Ndakwinginga kugira ngo ukuboko kwawe kwiza ku buryo gukomeze kubana natwe uyu munsi. Hanga icyubahiro, ukore Mana yacu, ituba hafi iminsi yose. Ibyifuzo bitandukanye turagushimira ko wemereye abantu kubatabara. Amadeni ameze nabi, ibyamunara bimeze nabi, ariko uri Imana, uri Imana yatanga umugisha abantu bafite imitima n'ubushake
bwo kwishyura, bagahabwa umugisha nawe kugira ngo bishyure amadeni. Turagushimiye kuri Imana itwumva, turagushimiye ko wabanye natwe muri ibi byo gusenga, turagushimiye ko n'uyu munsi ubanye natwe. Icyubahiro cyose n'ikibi cyawe Uwiteka, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, akomeje kudukurikira kandi mukomeze kugubwa neza aho muri hose. Turabifuriza kubona imbaraga z'Imana zibatabara, turabifuriza kubona Imana ikomeze kubana namwe. Mwari kumwe na Evangeliste Kabera.